myaka yawe kuva ku myaka uriho uyu munsi nibara 18 kugeza ku myaka 40 ndetse nduri hejuru yayo. Icyambere ukwiye kumenya ko hari zimwe mu ngendo ukwiye gukora ku giti cyawe nta wundi muntu muri kumwe, ahubwo ari ukugira ngo muri make nawe ubashe kwisobanukirwa, kubera ko inzozi zawe n'izawe ku giti cyawe nta wundi muntu muzihuje uretse wowe wenyine. Ikindi gikurikiraho, ugomba kujya ureka rimwe na rimwe abantu muri kuganira bakubwira ibitekerezo bitubaka, ukabareka akaba aribo babasha kuba babasa nkaho aribo bari gutsinda muri icyo kiganiro, bibanezeze kuko nibyo baba bashaka, atari uko ari abahanga, atari uko bakurusha, ahubwo ari ukugira ngo ugire ya mahoro yo mu bwonko bwawe, muri we mu mutima, utumve ubangamiwe. Kabone n'ubwo waba wizera inshuti zawe magara, umuryango wawe, ntukajye ubabwira ibintu byawe byose. Gitoza ubwonko bwawe kutegereza ibintu umutima ngo ubyegerezeho cyane, ibyo bizajya bikubuza kuba wahangayika ndetse no gutunga bimwe mu bibazo byinshi bifite aho bihuriye no mu mutwe. Ugomba muri make kumenya ko nta wundi muntu mu buzima bwawe uzaza kugira ngo agutabare. Ubuzima bwawe ni 100%, ni inshingano zawe niwo ugomba kwitaho, ukabasha kumenya ibyo ukwiriye n'ibyo ukeneye gukora. Imwe muri misiyo ikomeye cyane kuri iyi si ni ukugira ngo ubanze kwite ku nzozi zawe ufite uyu munsi. Kimwe mu kazi ka mbere koroshye muri iyi si ni uguhora buri munsi ufite impamvu wiha yo kuvuga impamvu udakwiye kwita ku nzozi zawe no gutera imbere ku ntego wihaye. Ako niko kazi ka mbere koroha. Menya ko akazi uri gukora uyu munsi ntabwo kitaye kuri wowe, ahubwo kakwishyira kugira ngo ubashe kwica inzozi zawe z'ejo hazaza, kuko uhora utekereza ku kazi ariko witaho ntubashe kwita kuri za nzozi zawe. Birashoboka umufasha wawe w'uyu munsi ufite mu bana muri ubuzima bwawe kukwiye kubanza kureba kuko niba afite ibintu byuzuye, agomba kuba ahagaze neza mu bushobozi, umubiri ameze neza ndetse abasha no gufata imyanzuro mizima. Kuko nuramukubanye n'umuntu utujuje ibyo byose uzababara iteka. Muri make rimwe na rimwe ukwiye gufata inshingano za mbere zo kugira ngo ubanze wivane mu nama uhabwa n'iyi sosiyete n'abantu benshi, kuko hari igihe rimwe na rimwe abantu baguha inama z'ibintu nabo ubwabo batabasha gusobanukirwa, batazi n'ibyo uri kubasabaho inama ibyo ari byo. Umuntu akaba yagusaba inama mu by'ukuri ukamugira inama ariko mu by'ukuri nawe utumva neza ibyo arimo. Rimwe rero ukwiye guhagarika kujya waka inama no kumva inama z'abo bantu. Rimwe na rimwe hari igihe bakugira inama z'ibintu nabo badasobanukiweho mu buzima uri gucamo n'ibyo uri gupanga. Kugira ngo ubanze umenye agaciro k'ubuzima bwawe, ukeneye muri make kugira ngo ubanze ukure zimwe mu nshuti zidafite akamaro mu buzima bwawe, zitabasha kuguteza imbere, zidatuma ukura mu iterambere ryawe. Nuzivanamo agaciro kawe uzakamenya. Ni byiza kugira ngo ugire imwe mu nshuti imwe yonyine ibasha kukwishimira, igashyigikira intsinzi yawe, ikabasha ndetse no kugushishikariza kugira ngo ugere ku nzozi zawe, kuruta uko wagira inshuti nyinshi zirimo abanebwe, zikunda, zikugirira ishyari. Izo zakabaye uzitembereza zikaba mu buzima bwawe. Ntabwo nizera ko uzakura ubupfura n'ubunyangamugayo mu bantu ubwabo nabo babasha kwibeshya ubwabo bakishuka. Uzishima ibyishimo byawe byikuba inshuro 10 umunsi uzababarira ababyeyi bawe, ukareka muri make guhora ubashinja impamvu gukena kwawe, kudatera imbere kwawe akaba ari byo ubakuraho. Umunsi uzumva ko ikosa atari ryabo ko uyu munsi ukennye, ko uyu munsi udateye imbere, ibyo nubikuraho uzishima inshuro 10 zirenge bizikuba. Nukomeza gutegereza ko hari igihe gikwiriye kizaza mu buzima bwawe, uzaba uri kwangiza ubuzima bwawe bwose. Nta na kimwe kizaba mu gihe utari gukora ibyiza watangira ugakora. Umunyabwenge Brisley yaragize ati ngo nabashe kurokoka umuriro wari undimo, kubera ko umuriro wari undimo wari ufite imbaraga nyinshi kurusha wari unzengurutse.
mu gihe uzangiza ubuzima bw'umuntu ubukoresheje ikinyoma. Menya ko nawe ibyo bintu bizakugarukira kandi bizazana n'inyungu. Ndetse niwe muntu wenyine ushobora kuba yahindura ubuzima bwawe ijana ku rindi utitaye ko hari undi muntu wabigukorera. Nta wundi muntu uzagufasha kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Jya umenya ubwenge. Abantu ntibazigera bamenya ibintu byiza ubakorera kugeza igihe uzahagarika kubibakorera. Uzibuka abo banzi bawe bakwanga, kuko nibo bantu bonyine batekereza ko barenzeho kuruta babandi batanagutekerezaho. Ntuzigere urekera kugira inzozi zawe no gukomeza kurota ejo hazaza hawe, kubera ko kabone n'ubwo waba uri kubona inzozi mbi, nightmare, menya ko byanze bikunze uzagira inzozi nziza. Ahubwo buri munsi uzajya uhora utekereza ko ibintu byiza iteka bishobora kuba byagusanga mu rugendo urimo. buri nseko yanjye burya uzajya ubona ndi guseka, ntuzigera ubasha gusobanukirwa ikibiri inyuma y'ibyo bintu. Ntuzigere ubasha gukomplaininga uvuga impamvu udatera imbere, ntufite n'impamvu yo gusobanura. Umunyabwenge aragira ati ngo ndi umuntu mwiza kugeza igihe abantu babashije kuza gutestinga ubunyangamugayo bwanjye. Uzajya wifuriza abo bantu bakwanga kurama kugira ngo aribo bazabasha kubihamisha n'amaso yabo iterambere ryawe. Bya bindi bakwifurizaga kugira ngo utazageraho, bya bindi bagucagaho intege kugira ngo utazageraho, bazabihamisha amaso yabo. Ntuzigere ugurisha izuba kugira ngo ugure buje igucanire. Jya umenya ubwenge. Ntuzigere ufata nk'aho urusaku rukomeye kuruta guceceka no gutuza. Mu gihe uri hejuru uzajya uca bugufi, mu gihe uri hasi uzajya uhorana ibyizero, kandi buri munsi uzajya uhora ufite inzara yo kugira ngo utere imbere. Burya iyo bije ku nzozi zawe ufite uyu munsi, buri risike yose bifite umumaro. Rimwe na rimwe ibintu biba bigomba kugira ngo bibe bigenda nabi mbere y'uko ibintu bigenda neza. Utabona ubuzima bubi uri gucamo uyu munsi ukagira ngo ibyo buzima bwawe bwikaraza, ibintu byose byabaye bibi. Ibintu biba byiza ariko mbere na mbere byabanje kuba bibi. Ibyo ntibigukange. Ntabwo nzigera nkubaha kubera ko uri kuvuga abandi bantu mugendana uri kubavuga nabi, kuko ikigoryi gifite imipango cyabasha gutsinda umunyabwenge udafite umupango, udafite ikintu yapanze. Ni ijambo ry'umukire Warren Buffett. Amateka ugomba gukora cyane kugeza amateka igihe azanyibuka, nanjye nawe akazakwibuka. Agahinda gahindura abantu, uburibwe buhindura abantu. Bamwe hari igihe baba abantu babi, abandi bagahinduka abantu batuje bagaceceka. Niwe wihitiramo icyo waba cyo. Umwe mu bantu babi cyane ni wa muntu wumva agatekereza akarebera. Uwo muntu ni mubi. We humeka, kuko uyu munsi niba uri kubona ko umunsi ari mubi, niba umunsi ari mubi, ibintu ubona byabaye bibi, ntabwo ari ubuzima bubi. Ntuhite ucika intege. Abantu bazakina agakino, ariko njye nzaza mpindura agakino. Mu gihe uzarekera gufata risike ndetse no guhura n'ibyo bibazo, bivuze ngo uzaba urangije no kubaho. Uzajya buri munsi ukora nk'aho hari umuntu uri gukora amasaha 24 kugira ngo kwambura ibyo ugezeho uyu munsi n'ibyo ufite. Ubuzima bwihariye nibwo buzima bw'umunezero muri iyi si. Nkomeye kubera yuko ngomba gukomera uyu munsi. Ndi umuhanga kubera ko amakosa yanjye nayigiyemo. Ndishimye kubera ko nabashe gutsinda agahinda kanjye, ndetse naje gusobanukirwa ko ndi umunyabwenge ku bw'icyo gihe. Buri gahinda kose ubonye kazaguha isomo. Buri somo ryose rizabasha guhindura umuntu. Jya umenya ubwenge. Uzajya buri munsi utera abandi imbaraga. Iyi si kuko ifite abantu benshi b'abacantege bazajya bakubwira ko udashoboye, kandi mu by'ukuri
ari uko babibonesha amaso y'akabwa. Mu gihe ibintu bibi bikubayeho ufite amahitamo abiri: kuba wabireka bikagenda akaba ari byo bigusobanura, cyangwa se kuba wabireka bikakwangiza, cyangwa se ukaba wareka bikagukomeza. Mu gihe uzaba wizeye umuntu udashidikanya, bizarangira n'ubundi ubonye izirezirite ebyiri. Hari igihe uwo muntu azakubera umuntu mwiza wa mbere mu buzima bwawe, cyangwa se uwo muntu akazakubera isomo rya mbere muri ubu buzima. Agahinda kazahindura abantu. Hari igihe bituma abantu bagabanya icyizere baherezaga abandi bantu. Hari igihe ako gahinda gatuma abantu batekereza cyane. Hari n'igihe ako gahinda gatuma abantu baceceka igihe kinini ntibongere kujya bavuga. Ntuzigere uca urubanza. Nta muntu ufite ibintu byoroshye. Buri muntu wese agira ibibazo. Ntiwamenya ibyo umuntu aba ari gucamo buri munsi mbere y'uko utangira gucira umuntu urubanza usa nk'umuca intege, umukritika, umuserereza. Muri mbere ugomba kumenya ko buri muntu wese aba afite urugamba rwe akwiye kurwana. Iyo ubuzima bukomeye niho ibintu bihinduka nabi. Buri munsi uzajya wibuka ko n'akanyamasyo karangije irusanwa ryako kagenda buke buke, ariko icyangombwa nuko katigeze kava ku izima gatsinda urugamba. Hari uburyo bubiri bwo kwishima: guhindura situwasiyo urimo cyangwa se guhindura imitekerereze yawe kuri iyo situwasiyo. Urwango ni ikintu kiremereye. Ntabwo ugomba kugumana uwo mutwaro. Ureke ugende ubashe gutuza. Uwiteka Imana iravuga ati: mpereza ibiguhangayikishije byose, nanjye ndaguhereza gutuza. Ibibazo byawe bitura Uwiteka maze uryame usinzire. Ibibazo byawe birwanishe isengesho, buri munsi uzahora utsinda. Nujye wegera Imana. Ntuzigere wereka intege nkeya zawe kuri iyi si, kubera ko iyi si ikeneye izo intege nkeya zawe kugira ngo ikine nazo. Ijambo rimwe ririmo impuhwe rishoboye kuba ryahindura ubuzima bw'umuntu burundu neza, kuko umubwiye neza gusa. Kimwe mu bintu byonyine byakubabaza ni ibitekerezo byawe ubwawe. Nibyo bintu byakubabaza. Rero bihindure kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kumera neza. Nta muntu wangwa cyane nk'umuntu uvuga ukuri mu buzima. Nuvuga ukuri bazakwanga, nubeshya bazagukunda, gusa by'igihe gito. Imwe mu mpano y'agaciro uzabona muri ubu buzima uzanakira ni ukugira inshuti y'inyangamugayo. Uzajya uba ahantu ukwiye kuba uri, cyangwa se uzakumbure ubuzima bwawe mu gihe wabwangije uri hahantu utari ukwiriye kuba waba. Menya ahantu uri, umenye neza, kuko niba ariho hantu ukwiriye kuba waba muri aka kanya. Igihe n'inshuti nziza nibyo bintu byiza cyane uzabona muri ubu buzima. Mu gihe utarutse, ibintu ntabwo bizagukundira. Ibyo bintu nibyo bizagutuma umererwa neza. Buri munsi uhora ukora ibintu byiza, kabone n'ubwo abandi bantu ibyo bavuga byose utabyitaho. Ni wowe, ntabwo ari bo. Ugomba ndetse guhura n'ingaruka z'ibyo bintu uramutse ukoze ibintu bibi. Menya ko nta kintu kibi kigenda kitishyuwe. Burya muri iyi si nta muntu wese wasimburwa n'undi. Nta muntu usimburwa n'undi. Itondere rero abo bantu babaza, kuko nta wundi muntu uzabasimbura. Buri munsi uzajya uvuga uko wiyumva, ariko ntuzigere nanone ubisabira imbabazi kuko uri mukuri mu byo urimo n'ibyumva ufite.
amakosa ni ikimenyetso kigaragaza ko uri kugerageza, kandi uko kugerageza kwawe bikagaragaza ko byanze bikunze hari ahantu biganisha utazigera wongera guswata. Ibanga ry'ahazaza hawe rihishe mu byo ukora uyu munsi. Niba ntacyo ukora kugira ngo uhindure ahazaza hawe, hazahinduka hate? Uri kubuha icyerekezo uhagaze uyu munsi. Umunyabwenge ntabwo aba azi ibintu byose, ariko umuswa akeka ko azi ibintu byose. Jya umenya ubwenge. Buriya rimwe na rimwe kuba ubuzima bwakunanira ni biri muri bimwe bigize ubuzima bwacu, ariko nanone iyo ubuzima bugushyize hasi nka gutyo, icyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ese urahitamo kuguma hasi cyangwa urahitamo kuzamuka? Uzajya ufungura umunwa wawe igihe ibyo ugiye kuvuga ari ingenzi kuruta uko wagacecetse. Niba ushaka guhindura isi, genda ujye mu rugo maze ukunde umuryango wawe, urebe ko iyo si koko itazahinduka. Kuvuga ibibazo byacu nicyo kibazo cyacu dusanzwe dufite muri isi, ni nabwo bubata dufite. Uwo muco ukwiye kuvaho, aho kugira ngo uzajye uhora buri munsi uvuga ibibazo byawe, ahubwo uzajye uvuga ibyishimo byawe. Urukundo si ibyo uvuga, urukundo ni ibyo ukora, kuko ari ukubivuga byo murabishoboye. Ibyishimo bishingira ku byo ufite uyu munsi, ku bantu babaswa, ariko ku byishimo ku bantu b'abahanga ntabwo bishingira ku byo ufite n'uburiwe, ahubwo bishingira ku byo utekereza. Bumwe mu buhanga bwo kuba umuntu yakishima kuri iyi si ni ukunyurwa n'ibyo afite uyu munsi. Iyo anyuzwe nabyo, ibyishimo bye biba byuzuye.